bajyana Yesu agenda yikoreye umusaraba ajya ahantu hitwa Gologota baramubamba. Yari kumwe n'abandi babiri, umwe hino undi hirya. Yesu abari bajya hagati. Nuko Pilato yandikisha itangazo rimanikisha hejuru y'umusaraba, hari handitseho Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayahudi. Abayahudi benshi basomye iryo tangazo ryari ryanditse mu Giheburayi, mu Kilatini no mu Kigereki. Abatware b'abasaserdoti b'Abayahudi babwira Pilato bati, Reka kwandikwa umwami w'Abayahudi, ahubwo andikisha ko yihaye kuvuga ati ndi umwami w'Abayahudi. Pilato arabasubiza ati, nicyo nandikishije cyanditswe, ntabwo ndi. abasirikare bamaze kubamba Yesu, imyenda ye bacibwa y'icamo imigabane. Umusirikare wese n'umugabane we ndetse n'akabanzu. Ikanzu ye ntiyagiraga iteranirizo, yari iboshye hose kuva hasi kugera hejuru. Baravugana bati, Ntituyitanyure, ahubwo tuyisirireho tumenye nyirayo. nuko harangira ibyanditswe ngo yigabanyije imyenda yanjye, maze umwambaro wanjye bawufindiraho. Niko abasirikare babigenjeje. Iruhande rw'umusaraba hari hahagaze umubyeyi we na nyina wabo, Mariya muka Kleofasi na Mariya w'i Magdala. Yesu abonye umubyeyi we ahagararanye nawe wa mwigishwa yakundaga, aramubwira ati, Muke
maze kugira ngo imirambo itaguma ku misaraba kuri sabato. Kandi iyo sabato ari umunsi mukuru cyane, abayahudi binginga Pilato ngo bavune amaguru yabo, maze imirambo bayikure ku misaraba. Maze abasirikare baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ayo wari wamanywe iruhande rwe. Ariko bageze kuri Yesu basanga yapfuye, maze ntibamuvuna amaguru, ahubwo umwe mu basirikare amutera icumu mu rubavu, maze ako kanya havamo amaraso n'amazi. Uwari